duherukana Kabera abona Kindi Giti na Mahoro bakorakorana mu kazi. Ese mama, iyi myitwarire izabageza kuki? Mukurikira umukino. Ariko Kanezero we, nkubura cyakora iki mu nzu koko? Ntabwo nakubyukije nkubwira ngo uhanagure bote za so. None se ko nazibuze. Waziburiye hese? Kindi Giti we, ndakumva. bote zawe warayizikuye muzishyira. Reka amazi. Utekere ngo iki? Bote zawe ziri. Ubwo nazo muraje mumbwire ko bazibye. Umva ko bavuga noneho nahita. Ngizi mama. Ahubwo se simbona zogeje. Ngo zirogeje? Nureba? Ndeba utabumbeshye. Nureba ko se zogeje. Nuko Kindigi. Ntubona ko utangiye kwiyitaho? Niba arizo mwashakaga ninjye wazogeje. Utikimaho? Ni wowe wazogeje se koko? Nuko ntanamenye ko arizo mushaka. Mba nababwiye mbere hose ntibateshe umwanya. Kubana na mubyara wawe rega ntako bisa. Ubu noneho nshatse najya ngenda abwira abantu bose ko mbarusha ubutware. Ni impamo y'Imana da. Maho, uragakoze ni impamo. Byibura bigiye gutuma Kindi gitajya ku murongo. Ubundi kubera akazi kenshi byatuma gatiyitaho. Kandi nanjye nabaga ntorohewe kubera inshingano njya gupagasa, kujya mu bana, kujya mu masafuriya, yewe kujya mu mirima. Mana yanjye, ndabyumva ntiba byoroshye. Ahubwo nawe ubwo ugiye mu kazi uhansigira ibitenge bye nka bibiri nkagufurira. Amaye nka data. Ugafurira Helena? Cyane rwose. Ese ko nakogereje bote. Kuki ntafurira uwo mfata nkamura mu kazi wanjye? Oya Maho, ibyo wakoze birahagije. Njye ubunyihoreye. Nyamara ntacyo byari bitwaye. Ariko se wayimuhaye akabigufurira Helena? Ko aya mahirwe ari imboneka rimwe ra. Oya rata Maho. Manda we. Ahubwo nsigaranira abana neza. Humura rwose. Kindigi. Ndakumva. Ngwino tujyanirane di. Ni wowe ntegereje. Umva kandi njyewe se ndajyana nawe none cyane ko inzira ijya ku Isarumara ya Kabera nijya mu murima wa Mukesha bihabanye. Singusiga Kindigi. Ubwo uragira ngo ntire mu kutangira ugira ubunebwe nsange ntaho wagiye. Ngwino tujyanirane. Yewe Mahoro we. Karame. Nta kundi urugo rushize hamwe burya rugendera rimwe. Rukajya gutahiriza umugozi umwe. Yego rwose. Muhahe muronkeye. Urakoze. Kaneze. Karame. Haryo wiga mu kangahe ma? Ntabwo ndatangira kwiga ariko nzi kubara. Hari abana tujya dukinana bakanyigisha ibyo bize. Ariko tante. Ndakumva Kaneze. Ekeje wundi wanguriye agapira wazangure n'akajipo. Umva sha Kaneze. Karame. Simbuka ujye kwa Margarita tuzana amata manzi nsoma sha. Yego papa umurura kira. Gira vanda umva ikintu kimfashe mu nda sha. Ubaye iki Kindigi? Kaburi cyako. Helena rero yarazi kandushije ubwenge. Njya mu kwipye ndigarukira nyine kugira ngo ubyumva se. Ndajya ku kazi mu kanya. Ahubwo wimbwira abandi bana ntibakiryamye. Yewe urakoze kabi. Nari nabuze umwanya wo kujya kurangura neza pe. Ntacyo nkuze Margarita. Nyamara urakoze no. Rega nikoreraga. Cyangwa yibagiye ko ubufatanye buri mu biranga urugo rwacu. Ahubwo se sheri. Ndakumva. Ko nabyutse niruka mpamagawe n'umukiriya wibutse kwimura isaro ry'urunigi. Nabikoze sheri. Urakoze cyane no kuri. Kandi rega Marigo. Karame. Nibuka ko Mukesha yatubwiye ko niyo twakwibagirwa twasubira kuri kalendari yacu. Ikadufasha kumenya umunsi tugezeho. Reka twafatiye amasomo hamwe nanjye ndabyibuka rwose. Gusa ntitukibagirwe kuko ubu buryo bw'urunigi bwadufashije bikomeye cyane pe. Ariko rero kabe hari ikintu twasezeranije abana ntitwagikora. Badusabye kubajyana ku byicungo ntitwabikoze. Ndabyibuka Margarita. Numvaga tuzapanga tukabajyanayo muri iyi minsi. Ariko impanuka kwihangana yakuze nyine yankumye mu nkokora. Bituma na gahunda zose umuryango wacu wari wiyemeje zipfa. Kandi koko nyine amafaranga twagakoresheje twishimira ibyagezweho niyo ndi gukoresha nishyura ntaganda mu gusimbura amadirishya n'inzugi byangirikiye mu mpanuka. Ndabyumva mugabo mwiza. Kandi nta n'ikibazo reka. Icyangombwa nuko byibura ibibazo byaje wamaze kubafunguriza konte
twanabaguriye inkoko zo korora. cyakora twawubaze neza tubikora bugikubita. iyo dutinda wabona nabyo byari kuzamo kidobye. Dorere ubonye iki sheri? mbonye uriya mukobwa wikoreye igitebo cy'imineke agenda yibyinisha mu muhanda. ngira ngo ni mahoro wa mubyara wa kindi giti. ariko rero bajya gusa. nanjye ndabona bajya gusa. cyakora tuvuge ibintu dusubire ibindi Marigari. imyitwarire ya kindi giti na mubyara we rwose ngiye ikomeje kunshisha. oya byo birakabije rwose. nta kintu batinya habe namba. njye noneho umuntu ambafatira mu myitwarire iteye isoni. reka da. narumwe neza pe. ariko rero njya numva ngo niko ababyara bamera. reka Marigari. ubuse ntababyara wigeze mwashodekanye bingana kuriya se cyangwa njye ko bitambayeho simba afite. nyamara ngo akenshi usanga ababyara benshi bakunda gukina no gukirana kuva mu buto hakaba n'aho byokamye bakarinda basaza bakibikora. Marigari Karame. ni impamvu byaba bibabaje ikintu gitakomeje gukina ububyara buzabyara abandi bana n'abambere atabasha kubabonera ibibatunga bihagije. yewe kabi ndakumva. reka ibya kindi giti tubirenze amaso. ubundi si ukugira ngo iyo bibi birimo ikibazo hino ariko yemera gucumbikira amahoro. nuko nyine nyiramwiza wanjye mahoro birangira aje kuba iwanjye. yampaye nka data. papa urabivuga urabizi. uzi ko watangiye bimbwira nkagira ngo urikinira kindigiye. ariko ubwo urumva ibyaro gukina kurimo rwamwi. oya numva gukina bya bindi byawe. none se mbwira twaherukanaga inzu yabagamo batangiye kuyimwirukanamo njye nawe tumuteranyiriza ubukode. ibyo ndabyibuka. mu kanya nk'ako guhumbya nkaba ndakubuze. kumva nari kwigondera ubukode bwe njyenyine kandi wibuke ko twembi tutashakaga ko asubira iwabo. ahubwo se rwamwi. ndakumva. bikwiye we bite ko wari warabuze. washe genda nta byanya ko wari ubizi ko umugore wanjye atwite ntiwanabaza igihe azabyarira cyangwa ngo ukeke. ariko nkeka ibiki rwamwi. ubu se ni ubwa mbere wumvise ngo harenda abazinga zigatinda kuvuka. ubwo wasanga ari byo naketse nk'itura. ntukajye ubeshya. gusa rata byakubitiyeho n'utubazo twa hato na hato wadusizemo ngewe n'amahoro. iyo uvuga icyo mugabo wese ko naheranwe na byinshira. reka da. nyine urumva madamu yamaze kubyara. ayiwe ni umwana wapfuye cyangwa ni nyina. mfare ibyo by'urupfu hari ibyo nkubwiye koko. cyangwa atekana nini bingana iki ku buryo umuntu yapfa ntibimenyekane. ahwi nari nkutse umutima. oya ntabwo ari byo. ngaho ukomeza umbwire. nyine urumva kubyara abana b'inkurikirane rero byabaye ibibazo mu rugo pe. ndakurahiye uyu munsi umukozi araza ejo agasezera ngo abana n'amarira yabo ntiyabivamo ejo hakaza undi bikaba bityo. mbese binsaba kuba hafi ya kansirida cyane. kuba hafi ya kansirida. uranze ubaye inganzwa ndakurahiye. mva mbese kwita ku mugore wawe se nibwo buganzwe kindige. ariko ushobora uzafatwa ye ku buryo se uburira umwanya abagabo bagenzi bawe de. umva nyine ko umugore yatumye nitwa umugabo urabyumva. nintamwitaho se agasa nabi nzitwa iki kindige. nzitwa umugabo cyangwa nzitwa ikibwa. nsobanurira. ngaho mbwira ubwo urateka ukoza ibyombo amasafuriya ubwo wasanga unasasa umugore ahari. mbikoze bitwaye we. kandi nawe muheramo b'abagabo mbwa bivuga rwose. ninde wababwiye ko ibyo mwita imirimo y'abagore abagabo bo batabikora. reka noneho nkwishongoreho sha maze no guheka umwana ndamuheka. wiki guheka umwana ndamuheka. uheka umwana. baba tata we cyakora noneho uranyumije si gusa. kindi igihe wakumirwa waro rero ndagira ngo nkubwire ko umugore yitwa umufasha si umukozi. urabyumva. iyo hari ibyo adashoboye gukora kandi wowe ubishoboye urabikora. ahubwo kindi igihe ndakumva nganzwa we. kandi nganzwa iki. ndakumva rwose ngutezeyo. ubu murangiye kwigira muri gahunda yo guteganya imbyaro rwose ubwo buganzwe uvuga ntuzongera kubuvuga. guteganya imbyaro. teganya nakubwira iki. amarozi ya mukesha ndumva nawe wayariyeho. ntabwo ari amarozi ni ukuri kindi igihe. reka nkwihorere. ahubwo sha wowe nibaza uko wabigenje. byiki ko ngewe ngiye guta umutwe tubyaye babiri gusa b'inkurikirane. niko ubwo wowe. ndakwiyamye rwamwe. ndakwiyamye rwose wingerera abana ntabwo wampaye nturi imana. ndakwiyamye hasoni ko nabigenje n'imana ibizi. akana nigendera ubwo uratangiye. uragiye se. kwiyamye n'undi munsi. ariko se koko uragiye umva ariko.
Oh, karibu Sheila na Sine. ntwari we nkuzaniye umushyitsi. dore ya shati disi. Ego ese ubwo ntabwo ubanza no gusuhuza busabye Sine igira hino. Igira hino ubanza unasuhuza undi mwana. Ewe tuyambirane. Kandi sorry ninjiye ndangamiye iriya shati nagwayemo gift imanitse hariya ugishyira imyenda. Ntabwo ariko nari nkwirengagije. None se ko musibwije Sheila? Nyine Sine yari yansuye. Kanya rero agiye gutaha aranzengereza ngo tukunyuraho gusuhuza. Izina ry'Imana numvaga mbishaka ntwara. Cyane ko nayobonaga ko hari. Ntabwo nari kugenda ntakuyambiriye rero. Bon, nibyo? Cyane. Nawe ntwari we tumva nagusomagura n'izina ry'Imana. Sine mana yanjye. Nukuri ko Imana ntushaka kumva ukuntu nishimiye ko wakiriye impano naguhaye. Ntacyari kumbuza kuyakira Sine. Nibyo. Nizere ko yakiranye umutima nk'uwanayiguhaye. Amaye ariko se Sine kuze wanditse. Uyu munsi wari ibiki? Urabona ibintu uri kwigira? Sine. Karame. Wenda ntabwo nzi umutima wa yimpanye wari wo. Ariko icyo nagombaga gukora nuko yakira nishimye. Ni wumva. Kuko burya mu buzima nubaha abantu bose cyane cyane inshuti za Sheila. Wow. Ngaho nyine reka ngukuriremo isengeri nyikwambike ndebe gukwira. Ego ko nyagasani. Ariko warasaze Sine. Kusubaye iki wowe? Ihangane ntumurire ku isengeri Sine. Oya shamera neza maze. No uri kurengera pe. Yego mana. Ishati narayipimye ndabizi ko inankwira. Sibyo. Kwambaye nkirebera uburyo ijyanye n'ayo maboko yawe koko. Reba igituza sha. Yezu mwe. Ese we harya nakubwiye ko nkunda n'ubwanwa bwawe. Sine ndagusabye ntongere kunkora kora pe. Please. Kubwo waretse kubangamira undi mwana Sine. Mbabarira pe. Wanditse Sheila. Uri mu biki wagabanyije amagambo. Rahatanwa. Nta radiyo igira ngo dushyiremo umuziki wongere nyibyinishirize nka cya gihe. Yego komanda. Sha uzi ukuntu njya nkumbura impumuro yawe. Nyine uburyo wambyinishije ntibijya bimva mu mutwe. Umva rero Sine. Karame nka. Ntukika ko ndusha ubwenge, sibyo? Inzira unyerekezamo namaze kuyibona. Niba ushaka kurira ku ishati wampayemo impano, sibyo? Ibyo nshoramo ntabyo uzageraho. Nzi ndi umusore yubaha kandi wubaha Imana. Sinsamara nk'uko ubikeka. Wanyitiranyije kabisa. Yego ko. Icyo mparanira buri gihe nuko hesha agaciro, sibyo? Kubw'ibyo rero, subirana ishati yawe mvire mu nzu, sindayambara nka niyo nzambara ndetse. Kwiki? Ariko ntwa uzi ko ntarinzi kuri idage bigezaho. Ego mbega umuhungu. Baba nanjye nari ntangaye ukuntu aho umusore mwiza hose ukabana muzima. Ubwo rero uzi ko unyiyemeyeho. Ewe uremerana si ko nta n'amafaranga ugira. Ewe nanjye nari mbonye uwo nishimira. Wasanga utana Sine. Sine hagarara nkubwira ariko. Yezu we ntwarashwishurije Sine ko ari umuhungu wiyubashye atamushora mu mico mibi. Naho ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Kuwa mbere no kuwa kabiri ni saa 12:15 z'umugoroba. Kuwa gatatu ni saa 12:45 z'umugoroba. Kuwa kane ni saa 11:45 z'umugoroba. Naho kuwa gatanu ni saa 2:15 z'ijoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 078113 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com.